Inshuti bakunzi ba radiyo urumuri mwarabibonye yuko tumaze igihe tuganira n'abantu banyuranye by'umwihariko abari mu rwego rwa politiki tubabaza uko babona imiterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda, uko babona abanyarwanda babayeho ndetse n'icyo bo bari gukora muri gahunda zabo nk'abakora politiki ku bijyanye n'impinduka bifuza kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzanogere buri munyarwanda mu buryo koko bushimishije. Uyu munsi rero turi kumwe na perezida w'ishyaka IPAD umuhuza, akaba ari Gilbert Mwenedata. Dushimiye rwose ko afashe aka kanya kugira ngo tuganire nawe. Ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagusuhuje, muri aho murakomeye? Jean Claude, nanjye ndabashuhuje kandi mboneyeho gusuhuza n'abadukurikiye ku munsi wa none. Murakoze. Hari hashize rwose igihe tutaganiriye, ariko igihe ni iki none turagira ngo nawe rwose usangize abadukurikiye ibitekerezo mufite muri IPAD umuhuza, bifatiye ku miterere y'uko abanyarwanda babayeho muri iki gihe, y'uko igihugu cy'u Rwanda gihagaze. Turabaza rero wenda ibibazo bitari byinshi cyane kuko wenda twazashaka ikindi gihe cyo kubirambura, ariko reka duhere nko ku kivugwa bitari mu Rwanda gusa kuko kivugwa ku isi yose. Iyo mwitegereje ikibazo cya virusi ya korona, umwaka urarenze iki kibazo kibasiye isi yose, ariko no mu Rwanda cyarahageze, nubwo wenda ubukana bwaho butageze ku kigero cyo muri ibi bihugu hapfuye abantu benshi cyane, ariko naho cyarahageze ku buryo hafashwe n'ingamba. None mwebwe muri IPAD umuhuza mwitegereje ingamba zafashwe, uko ubutegetsi bwacyitwayemo, ibisabwa abaturage n'icyo ubutegetsi bubibafashamo, musanga mwabwira abadukurikiye ko mwabonye baracyitwayemo bate? Jean Claude, murakoze. Ndongera kugushimira kuba tuboneye uno mwanya kugira ngo tuganire, kandi ku bijyanye n'icyorezo cya COVID nk'uko bivuze, ni icyorezo cyibasiye isi yose kiza kugera no mu Rwanda. Kuvuga rero uti mwabonye ubutegetsi bwaracyitwayemo gute, navuga yuko COVID ubwayo ikibazo kinini cyabayemo ni uburyo nyine n'icyo kibazo koko cy'uburyo ubutegetsi bwifashe mu kuba bwagerageza n'ibyo umuntu yakwivuga mu ndimi z'amahanga management, donc uburyo ufata ikibazo n'uburyo wowe ugira icyo ugikoraho cyangwa se ibisubizo ushaka. Kubera urwego rw'ubukungu u Rwanda ruriho, kugerageza gutanga ibisubizo nk'ibirimo gutangwa n'ibihugu byateye imbere, biza noneho uwo bije rwose kugwa nabi cyane ari umuturage, kubera yuko iwacu mu Rwanda wenda tuvuge nka bino bizwi ku izina ngo bya lockdown, ibyo mu Rwanda byamenyekanye ku izina rya guma mu rugo. Kugumisha mu rugo umuturage ubaho kuko yakoze umunsi ku wundi, ibyo ngibyo natekereza yuko ari kimwe mu ngamba zafashwe, ariko hirengagijwe ubuzima bwa wa muturage. Nicyo gituma mu bihugu bituranye n'u Rwanda ntabwo byagize ubukana cyane nk'uko byagize mu Rwanda, bitewe n'uko mu Rwanda nyine icyo kintu cyajemo igitugu cyinshi n'igitsure, noneho umuturage bimugwa nabi. Ntabwo nanjye ndi umwe mu bantu bemera yuko ingamba ni ngombwa ko ubutegetsi buzifata mu gihe haje icyorezo nka kiriya, kandi byaba ngombwa zikaba ari ingamba koko zikomeye. Twebwe ariko icyajemo navuga yuko habayemo kurengera cyane, ndetse no kwirengagiza amarira y'abagiye bataka bagaye uburyo birimo gukorwa. Ubutegetsi bujya no navuga buheza indi nguni, aho cya cyorezo bwakigize nk'ikintu. Nahoze ndi gusoma amakuru, hari abaturage bakoze commentaire baravuga ngo babigize ngo nk'ikirombe cyo gusaruramo amafaranga.
bene kwa kundi usanga covid yagize ibihano byinshi cyane, ngo agapfukamunwa kutakambara, ngo kukambara nabi, ngo kudashyiramo ngo distance ngo ihagije ngo hagati y'abantu, ngo ibintu byinshi, ngo kurenza amasaha ngo yabugenewe, ugasanga buri kintu cyashyiriho igihano n'igiciro. Ibyo ukumva bifasha indi sura itari nziza mu gihe umuturage ari mu kaga yarakeneye guhumurizwa, ukabona yuko nubwo abakamuhumurije batarimo kubikora, ariko hirya yo kutamuhumuriza hariho kubona kuri screen ya TV inzego za polisi arambaye imyenda nyine, noneho aravuga ati ibihano noneho tugiye kubikomeza, kandi byari bikomeye. Nge icyo nicyo nagaye, habuze ubumuntu muri management ya kiriya kibazo, ku buryo ubundi byari gushoboka ko kibaho, hakaba hafatwa n'ibyemezo, umuturage agahumurizwa, noneho ubuzima bwe bukitabwaho, noneho nawe kuko akaguma mu rugo ariko yumva yuko hariho n'ijwi rimuhumuriza, atumva yuko icyo bamukora ari ukumuhana gusa. Icyo ni ikijyanye n'ingamba zafashwe mu abategetsi bavuga yuko ari mu rwego rwo kwirinda yuko icyo cyorezo cyakomeza kugenda gisakara mu bantu. Noneho ku bijyanye n'icy'ubutegetsi bwaba bwarakoze kugira ngo naho haba izo ngamba zo kwirinda ariko abantu babashe no kubaho, ubutegetsi mubona bwaragerageje kwita kuri icyo kintu, bwegereye n'ubwo iki cyorezo gisaba abantu kutegerana, ariko kwegera bivuga no kwita, kumva ibibazo n'uko abanyarwanda babikemura mu gihe nk'icyo ngicyo. Ubutegetsi bwabaye hafi y'abaturage cyangwa kuri mwebwe bwarabatereranye, bwarababwiye ngo mugume mu rugo, hasigaye burabatererana, barimenya? Mubona bwarabyitwayemo gute kugira ngo n'imibereho isanzwe n'ubuzima bukomeze butahagarara? Ubutegetsi bwo bwabyitwayemo nabi, kandi nabi cyane. Wenda ngereranije n'ibihugu bitandukanye byo ku isi, aho naho kuko covid yo ntabwo yageze mu Rwanda gusa, hageze ndetse inaturutse mu bihugu byinshi byo ku isi. Havuga wenda nk'ahangaha ndi mu gihugu cya Amerika, kimwe mu bintu byantangaje covid ikihagera ni uburyo ki perezida buri munsi yajyaga kuri televiziyo zitandukanye zo muri Amerika zikamwerekana arimo kugerageza kuvuga icyo barimo gukora, guhumuriza abaturage, akaba ari kumwe noneho n'abashinzwe ibijyanye na serivisi z'ubuzima, kugira ngo bakomeze kubwira abaturage ibyo barimo kwiga kuri icyo cyorezo, ibyo barimo kubona, ibigomba gukorwa n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo, ariko byereka abaturage ko ubutegetsi bubirimo. Noneho nubwo buriya nyuma byaje kuvugwa yuko ngo Trump atabyitwayemo neza, ndetse ngira ngo kuba uyu munsi wa none batarongeye no kumutora bishobora kugira n'isano na bimwe muri ibyo ngibyo ukurikije ibyo abantu bagiye bavuga. Ariko wareba ubigereranije n'ibihugu bimwe na bimwe harimo n'icyacu, ukavuga uti ibyo ari byo byose yaragaragaye cyane, ngenda bizi umunsi ku wundi. Emwe haje no kubamo bakagira n'ukuntu hari n'amabaruwa bigeze nko koherereza y'abantu kugira ngo nyine ngo babihanganishe, bakohereza n'amafaranga, yari nko kubwira abantu tumwihangane rwose ibintu birakomeye. Ubona ko hari ikintu cyakozwe, kumwe umuturage yumva yuko hariho ubuyobozi, nubwo ikibazo cyaba cyaburemereye ariko burimo kugerageza. Uko kugerageza rero numva yuko biri mu bintu n'umunyarwanda abonye byaba ari byiza cyane. Haba hajeho icyorezo akavuga ngo ariko abanyoboye, abitwa ko ari abayobozi banjye, barimo kugerageza kugira icyo bakora. Icyo cyo cyabayeho mu Rwanda, kubona yuko habayeho icyo wakwita kubura k'ubuyobozi muri cya gihe bukenewe cyane. Hari inshuro Perezida Paul Kagame yagaragaye avuga kuri iki cyorezo, uratubwira niba izo nshuro yaragaragaye zidahagije nkamwe mukurikiranira hafi nyine iby'u Rwanda n'ubutegetsi. Hakaba n'izindi nshuro nk'abaminisitiri batatu bahuriraga mu bitangazamakuru bishobora kugeza ku banyarwanda benshi
ibijyanye n'izo ngamba n'icyo ubutegetsi buri gukora mu guhangana nazo, ahanini babaga ari ba minisitiri w'ubuzima, w'ubutegetsi bw'igihugu, w'ububanyi n'amahanga, abo ahanini nibo bakunze kugaragara. Musanga habayeho na gahunda bavuze yuko ari iyo gutanga imfashanyo y'ibiribwa, ngira ngo mwarabibonye, mwabonye icyo abaturage babivuzeho. Ndagira ngo nkubaze rero niba izo ngero zirahagije cyangwa ntizihagije. Hano icyo navuga cya mbere ni uko buriya akenshi ukuntu ubuyobozi, wenda tuvuge FPR nk'ishyaka riyoboye igihugu, uburyo bashobora gukora biriya navuze byo gutanga ibisubizo by'ikibazo cyavutse, ntabwo akenshi mba ntegereje yuko butandukana n'uburyo baba basanzwe n'ubundi bayobora igihugu. Hano kuba bayobora igihugu busanzwe bakiyobora gute? Wenda mpereye hejuru, uhereye ku mukuru w'igihugu, burya ubundi no mu bihe bisanzwe yagaragaraga mu mahanga kurusha uko yagaragaraga mu gihugu, ku buryo kuba yajya muri Amerika agasura amashuri yaho, agasura ibigo bitandukanye byaho, akabonana n'abacuruzi baho n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo, akagenda akabikora i Buraya n'ahandi nk'aho ngaho, inama zaho zikomeye akazitabira, byabagaho kurusha uko byakorerwaga mu gihugu. Ni ukuvuga yuko n'ubusanzwe, nubwo wenda uyu munsi bavuga yuko batabonetse cyane, ubwo ndavuga cyane cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu uhereye kuri Perezida wa Repubulika, ubundi iyo birebye usanga na mbere hose abavugaga ko bababonaga waboga n'ubundi byabaga ari ukubabona bagiye mu mahanga. Ntabwo ari ukumubona wenda yamanutse ngo uvuge ngo yari yagiye Nyamagabe, ngo buracya ngo umubona ngo yarari wenda Nyamata cyangwa se Nyanza cyangwa voilà. Hano rero ni ukuvuga umuntu avuze uburyo ki babyitwayemo cyangwa se ku bijyanye no kujya hafi y'abaturage, mbona icyo ngicyo kuri njye nicyo navuze, ariko n'ubundi ntabwo n'ubundi bari basanzwe bagaragara hafi y'abaturage. Burya dukunda kubona amakuru y'abaturage havugwa ibibi bakorewe kurusha ibyiza, ariko nanone bakagaragara hafi y'abaturage hari amatora ari hafi aho ngaho. Ibyo ndabizi no mu Rwanda nakundaga kumva abaturage babivuga, ariko nta matora ahari, si kenshi n'ubundi burya begera abaturage. None urashaka kuvuga ko mbore muce mu ijambo, hari inshuro zagiye zigaragara Paul Kagame yagiye mu ntara n'aha mu karere kanaka, rwose abaturage baje ari benshi, ndetse bagakora n'umurongo buri wese ababishoboye cyangwa umubare runaka ukabaza ibibazo, ndetse bimwe agasa nk'aho bikemuriye aho. Mubifata nk'ibintu bitari bihagije ku kwegera abaturage? Mubona bitari bihagije koko? Nk'izo ngero ntabwo mwumva ari ingero zifatika? Mwe mubona nk'ingendo umukuru w'igihugu yakoreraga mu ntara cyangwa mu turere imbere mu gihugu zaba ari nkeya kuruta izo yakoreraga mu mahanga? Mubibona mute? Cyane rwose, niba ubigereranyije n'izaberaga mu mahanga, nta nubwo wabigereranya. Ngewe nagiye mbona hari abantu bagendaga bagerageza kwandika inshuro yagiye n'aho yagiye, rwose bakaba babiripotinga, ukabona yuko biri hejuru cyane cyane, kuko washangaga nko mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri habaye nk'ingendo zijya mu mahanga atandukanye nk'eshanu cyangwa zinarenzeho, ku buryo ubona yuko gusura abaturage by'igihe cyakorwaga, ndabizi ni kiriya gihe kibanziriza cyangwa se kiri hafi y'amatora, ku buryo rero byo ubaye nk'ugereranya ukavuga utese ubundi inshuro yasuraga amahanga uzigereranyije n'izo yasuraga abanyarwanda, inyinshi n'izihe? Nta nubwo byagereranywa. Noneho kandi icyo gihe abanyarwanda ntibasurwaga hatariho na korona. None uyu munsi iyo niyo umuntu agera ati ntabwo arimo kuboneka, ntabwo arimo gusura abaturage, ahubwo hariho ikibazo noneho cyapfa no kumubuza. Ariko mbere yigeze no kwiyumvira ubwe, ngira ngo yuko abantu bibaza
ubwinshi bw'izo ngendo zo mu mahanga none hasubiza avuga yuko aba yagiye guhaha niryo jambo yakoresheje ibaza bagera ngira ngo yavugaga guhahira hari igihugu wenda nibyo yavugaga ariko none mwe mukumva abisobanuye gutyo mubifata gute iyo yabisobanuraga gutyo twebwe muri iPad umuhuza ikintu cya mbere twemera nuko agaciro k'umuturage karakomeye cyane ku buryo umuyobozi ariho nk'umuntu wo gukorera wa muturage ni bimwe bavuga mu ndimi z'amahanga bavuga yuko umuyobozi aba ari nk'umugaragu wa rubanda umuntu rero ugukoresha agomba kukubona igihe cyose agukeneye mu buryo bwose bushoboka aho ngaho rero kuba bitari bihagije byo ni ibintu bigaragarira buri wese ntabwo byigeze bihaza haba kera haba n'uyu munsi wa none twebwe rero duhamya yuko ntabwo yigeze n'ubundi habaho kwegera abaturage mu buryo buhagije usanga yuko abaturage akenshi begerwa hari ibyo bagiye gusabwa begerwa bagiye gusabwa amafaranga y'umutekano begerwa bagiye gusaba amafaranga y'agaciro begerwa bagiye gusabwa amafaranga mu Rwanda agira amazina menshi hari n'igihe byitwa ngo nayo gutanga mu nkunga z'uburezi usanga ntabwo menshi nyibuka ariko ngo ayisuku usanga hari n'igihe ugira ukavuga ko ubundi abantu igihugu busanzwe gikora iki abantu bagihaye imisoro bari kugira ngo kizakora iki niba birangira buri kintu kivuyemo impamvu yo kw'umutekano kandi hasanzweho abashinzwe umutekano ngo nimutanga amafaranga ngo kwigura ngo imodoka ngo ushinzwe umutekano n'isuku ngo nese imodoka ishinzwe umutekano n'isuku turayigura ubusanzwe leta ikora iki kuko leta yakabaye hari za domaine ziba zizwi z'ibyo igomba gukora aha rero nicyo twavugaga yuko usanga ikibazo gikunda kubaho ari uko umuturage n'ubundi akegerwa hari ibyo agiye gusabwa akegerwa agiye guterwa ubwoba n'ibindi nk'ibyo ngibyo icyo rero ni ikibazo cyo wenda cyari gisanzweho ariko bigeze mu bihe nk'ibi bya corona kirushaho kugira ubukana ndetse kirushaho no kubabaza umuturage kurushaho noneho turebe rero uko mwebwe mu ndorerwamo z'ishyaka iPad umuhuza mubona ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ariko noneho kubera ko ngo ufite nk'umunyapolitike duhere ku bijyanye n'uburenganzira bw'abishyira hamwe kuko buryo mu bishyira hamwe harimo nyine n'abarema imitwe amashyaka ya politike ku munsi wa none murabona hari ikintu cyabaye cyateweho intambwe ukurikije iriya myaka nawe wari uri mu Rwanda kuko twibutsa abadukurikiye ko washatse kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu 2017 ariko uhura n'inzitizi zageze naho nk'uko wabidusobanuriye mu biganiro twagiye dukorana inzitizi zageze naho ubona zugarije umutekano wawe uhitamo kuba wabaye wigiriye hanze none ukurikije uko wabisize uyu munsi urabona abanyarwanda kuko hari abari imbere mu gihugu batavuga rumwe na buriya butegetsi bakora bifuza rwose gukora politike urabona ubwo burenganzira bw'abishyira hamwe kugira ngo bakore ibikorwa bya politike hari intambwe yaba yaratewe byasubiye inyuma mwabivuga iki mwebwe muri iPad umuhuza urakoze icyo navuga nuko kuba hari uburenganzira mu bya politike kuba umuntu yavuga ngo urubuga rwa politike rwarafunguwe mu Rwanda byaba ntabwo ngiye ndimo kubibona no kuba hari intambwe umuntu yavuga ngo runaka yatewe nabyo ntabwo mbibona buriya dufite amateka nk'igihugu azwi yuko yabayemo ibibi byinshi kandi biturutse mu banyapolitike FPR ikoresha ayo mateka mu by'ukuri mu kugira ngo noneho ba bantu b'abanyapolitike ibacecekeshe ibabuza amahwema bariko mbivuga noneho ugasanga yuko ubundi amateka yacu afashe FPR gukora ibyikora burya amateka yacu
nitujya no kuvuga ngo ubundi hari n'igihe abantu bajya bavuga ngo kuki FPR ngo ikora ibi n'ibi ngo amahanga ngo akayihorera ngo kandi ngo byakorerwa ahandi ngo bagasakuza cyane. Amateka yacu yorohereza FPR gukora amahano ku buryo amahano yayo asa nkaho iyo bayarebeye mu ndorerwamo y'amateka yacu bavuga bati bariya nibura. Noneho ugasanga yuko icyo kintu gituma niyo uri kuvuga uburenganzira bwa politike, FPR ayo mateka yacu irayazi, kandi uburyo yakoresha nyine muri icyo kintu. Ubona abanyapolitike bakoresha amateka yabo mu nyungu zabo za politike, noneho ku wundi muntu wari wese utavuga rumwe nayo ifite uburyo yashyizeho imukubitisha ya mateka, kandi buri wese agakubitika. Ibyo ni ibintu yashoboye, ni ikibazo gikomeye. Ariko iyo wongeye gusubiza amaso inyuma uravuga uti dufite amateka atuma FPR ishobora kurengera kwayo kukihanganirwa n'isi yose twese. watangaho urugero kuko wari uvuze ikintu gifite uburemere bukomeye kuba umuntu yakwitwaza ingingo runaka ifatiye ku mateka kugira ngo ahashye uwo batavuga rumwe. Niba ngukurikiye n'icyo ushaka kuvuga, ariko utanze wenda nk'urugero abadukurikiye babyumva kurushaho. Yes, iyo ubundi urebye FPR ibintu byose ibiniga ariko irimo gukura igisobanuro mu mateka. Urugero dufashe nka politike, niba hari abantu bagize uruhare mu gusenya u Rwanda ku rwego rwo hejuru, ni abanyapolitiki. Noneho ibyo ngibyo kandi byanyuze no mu mashyaka. Ufashe nk'amashyaka ukavuga nk'ishyaka nka CDR. Ishyaka CDR ryari ishyaka rishobora kujya mu binyamakuru, rikajya kuri radiyo, bakandika ibintu, bakavuga ibintu bya bindi uvuga uti ibi bintu se birashoboka ko bivugwa mu gihugu, abantu bagakomeza bakidegembya. Ibyo CDR yarabikoze, kandi rwose ukabona yuko ibaye donc nabo ngo bari abanyapolitiki. Noneho mvuze ngo ikavuga kandi ikandika, ubwo birinjizamo nanone n'ishami ry'itangazamakuru. Noneho bigasa nkaho iyo uvuze za radio RTLM ngo radio television de Mirkorene, radio RTLM, ibyo niyo ntasobanura. Mvuze ayo magambo gusa, ukavuga muri politiki ukavuga CDR, ukavuga mu itangazamakuru ukavuga RTLM, umuntu wese ahita yumva icyo uvuze niyo utasobanura. Utacyumva abafite ikibazo wenda cy'uruhare yabigizemo, ariko ubundi buri muntu aracyumva. Sinkeneye kuvuga ngo byari byiza cyangwa byari bibi. Teretse abakiri batoya wenda batabashije gusobanukirwa n'ibyayo mateka. Abakiri batoya nabo umuntu yabibasobanurira. Ayo yari amashyaka mu by'ukuri y'abantu bimitse. Iryo ryari ishyaka ry'abantu bimitse ivangura amoko, kandi bakangurira rwose abantu gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'ubwicanyi bwabo badahuje ubwoko. Ibyo niko na RTLM nayo ni nk'ibyo ngibyo yakoraga. Noneho rero niho mvuga rero ngo FPR ibyo ngibyo bikoresha gute? Ihije gukubita umunyapolitiki mucecekesha, yerekana ko habayeho abanyapolitiki batwika igihugu kandi barahari. Ihije gukubita umunyamakuru mucecekesha, imwereka yuko habayeho itangazamakuru rutwitse kandi ryabayeho koko. Noneho bigatuma icyo ngicyo ubwayo irakomeza ikagikoresha, ugasanga kibaye intwaro cyangwa se isobanura mpamvu ishobora gukoreshwa ku bihe bitandukanye byakurikiye 94. Noneho bigatuma rero icyo ngicyo kijyanye n'ubwisanzure twari tubajije mu bijyanye n'ibya politike, akenshi kuko bunajyana n'ubwisanzure mu kuvuga icyo umuntu atekereza, bwakazamo ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nibyo navugaga yuko aho hombi hari icyasha cyaturutse mu mateka. Niho navugaga ngo FPR ikavoma iyo mpamvu yo mu mateka, igakubita umunsi wa none umunyapolitike, igakubita n'umunyamakuru, kandi ugasanga hafite ikintu ubundi bafite ingingo iyo kuvuga ngo ubundi ikintu cyo kuba umunyapolitike wamugenzura kubera yuko ashobora gutwika igihugu, ubwabyo ngenda byemera.
ntabwo umunyapolitiki ari indahangarwa ngo yagenda mu gihugu agatwika mukavuga ngo ntacyo kuko ari umunyapolitiki. No ku munyamakuru naho nuko nguko mbifata. Noneho bigatuma rero ubundi ibyo biri mu maboko y'ubutegetsi bwiza bugakontorora abanyapolitike cyangwa se abanyamakuru, ariko muri bwa buryo bw'inyungu koko z'umuturage n'inyungu zo kubaka igihugu ntacyo biba bitwaye. Ariko twebwe ni ikibazo yuko ababikoresha ubwabo bafite ibyabo bibazo bizwi badashaka ko bijya ahagaragara, noneho rero babikoresha bikaza mu nyungu zabo hakaburamo inyungu z'igihugu. Niyo mpamvu rero nta terambere ry'ubwisanzure bwabo bwa politike bwabo bwo kuvuga ibyo abantu batekereza ntaryo mbona. Icyakora hari abantu koko baza bakagerageza guharanira umwanya wabo. Ngo nkubazeho numve, kuko kugeza mu mwaka wa 2017 wabonye byinshi cyane. Wabonye imiterere y'ubutegetsi, wanabonye nuko abanyarwanda bo ubwabo bitwara mu guharanira ubwo burenganzira bwabo. Ariko nyuma yaho haviriye nabwo wakomeje gukurikirana. Dufashe nk'urugero rw'ishyaka rya FDI, abantu bazi ko hari abanyamuryango baryo barimo n'abayobozi bafunzwe, barimo nka Boniface Twagirimana waje no kuburirwa irengero kandi yari mu maboko ya gereza. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko kugeza na n'ubu ntawuzi irengero rye. Hanyuma Madame Victoire Ingabire wari uyoboye iryo shyaka yaje gushinga irindi shyaka ryitwa Darifa Umurinzi. Iryo shyaka rikaba ryaragize ibizazane bikomeye mu gihe kitanarenze imyaka 3, igihe kitagera no ku myaka 3, abanyamuryango bayo kenshi twagiye twumva bamwe baburiwe irengero abandi bishwe. Uyu munsi hari abaherutse kuvuga yuko bashaka gushyiraho ishyaka bayobowe na Dr. Christopher Kayumba, ishyaka ryitwa Rwandese Platform for Democracy RPD. Hata bitaratera na kabiri, umwe mu banyamuryango bayo uri no mu buyobozi arafunze. Ubutegetsi buvuga yuko afungiye ibidafite aho bihuriye n'ibya politike. Hanyuma ariko n'uhagararira ishyaka nyine Dr. Christopher Kayumba nawe arahamagazwa muri RIB, amaze guhamagazwa kabiri, amaze gusakwa, bakavuga yuko ari ibindi bamukurikiranyeho, bakavuga ngo kuba yaba yarashatse gufata umuntu ku ngufu. Mu by'ukuri ntashinjwa ko yafashe umuntu ku ngufu, ahubwo ngo yaba yarabishatse. Ibyo nabyo ntabwo ubutabera buragaragaza niba mu by'ukuri uwo muntu atari umwere. Hari ababibona rero mu ndorerwamo z'uko abo bantu bafite ubushake bwo kwikorera politike nk'uko itegeko nshinga ribemerera, nabo bahura n'ibyo bihato. Sinzi mwebwe mubibona mu buhe buryo? Mubona ari ibibazo bishingiye? Ubwo nagira ngo rwose iki ngiki tukiveho mu kanya, ariko umaze kudusobanura niba ubona ibintu byagumye uko wabisize, byasubiye inyuma, cyangwa hari akantu k'intambwe wavuga katewe ukurikije n'izo ngero maze gukomoza. Jean Claude urakoze. Icyo navuga cyo nuko iyo mu Rwanda gushinga ishyaka biba bishoboka twari kurishingirayo rwose. iPad umuhuza twari kwishingira mu Rwanda kubera yuko abo twakoranaga mu Rwanda twari dufite ubwo bushake, twabiganiragaho kandi twari twiteguye dufite ibyangombwa bihagije byo kuba twashinga ishyaka. Impamvu tutabikoze nuko twabirebaga tukabona yuko ntabwo bikoreka buriya. Nunareba n'imyaka myinshi ishize uvuze ngo ninde washinze ishyaka, wenda cyangwa se nshobora kubona amashyaka navuga ko yashinzwe, hagasigara noneho kureba ngo ese abayeho gute. Ariko icyo kibazo cyo kiriho ku buryo izo ngero utanze uvuze FDU inkingi, ukareba uburyo n'ibibazo yagiye inyuramo,
kugeza naho wenda uyu munsi nk'uko ubivuga yaje kureka gukomeza gukorera mu Rwanda ariko hagakomeza Darfa Umurinzi. Ibibazo byayo wabivuze sinakurirwa nanjye mbisubiramo. Ukavuga kuri Dr. Kayumba, ejo bundi bagize gutya bagashinga ishyaka, ibibazo barimo kunyuramo nanone ntiwabirondora. Hari ibyo ngibyo uvuze ngo yafashe umukobwa ku ngufu, ubundi ngo bagiye ngo kumusaka simbizi, sinzi niba n'umuntu wafashe ku ngufu mu by'ukuri biba ngombwa kumusaka cyangwa niba bamusakira izindi mpamvu, ariko uko byamera kose nibigaragaza yuko baba barimo gushakisha no gukubita hirya no hino ngo babuze amahwemo buri wese wagize ubwo bushake bwo kugira icyo yagaragaza mu gutanga umusanzu mu bijyanye n'ibya politiki. Hano rero bikaba biza muri ya shusho rusange y'igihugu, aho ubona yuko ntibashaka ijwi cyangwa se ubwisanzure mu bintu bijyanye n'ibikorwa bya politiki. Ni ikibazo, naho ubundi nanjye icyo navuga nuko ntabwo mu ishyaka ryacu rya IPAD Umuhuza twigeze tubona ko mu Rwanda hari ubwisanzure mu bijyanye n'ibya politiki. Ni nayo mpamvu tutigeze wenda it's like rigira inzego mu Rwanda ngo tuhakorere ngo dushake kuryandikisha. Icyo ni ikibazo navuga yuko abantu babona, ariko ukavuga ese kizakemuka ryari kandi gute? Ibyo ni ikibazo nibwira ko buri munyarwanda wese yibaza. Urakoze cyane Perezida wa IPAD Umuhuza Gilbert mwene data. None reka nakubaze ku bijyanye n'umutekano, kuko iyo abantu bavuga uburenganzira bwa muntu, bumwe mu burenganzira bw'ibanze ni kugira ubuzima, ntihagire ubuvutsa undi. Mu Rwanda iyo urebye za raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, muri ibi bihe bakunze kugaruka ku kibazo cy'abantu bicwa, ku kibazo cy'abantu baburirwa irengero. Muri iyi minsi abanyarwanda bari kugaruka ku iburirwa irengero ry'umusore Innocent Bahati. Yarazwi cyane nk'umusizi ariko akaba n'umwarimu w'ibintu bya shimi. Mubona iyo abantu bari kuvuga ikibazo cy'ababurirwa irengero cyangwa cy'abicwa, mubona ubutegetsi bwitabira kumva icyo kibazo cy'abatabaza? Urakoze. Ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano, buriya ni ikibazo gikomeye. Kuba wakumva yuko mu gihugu umuntu mukuru uzi ubwenge utekereza nka Innocent Bahati, ariko ukumva amakuru avuga ngo yaburiwe irengero. Kuburirwa irengero ubundi ni amagambo amaze kumenyerwa mu matwi y'abanyarwanda, ariko mu by'ukuri agoye no gusobanura impamvu umuntu yaburirwa irengero ni iyihe. Ari umuntu utekereza, ari umuntu ushobora kwiyobora akicyura, ukumva ngo yaburiwe irengero. Ukumva amatangazo avuga abantu baburiwe irengero yabaye menshi kurusha avuga kuburirwa. Biragora no kubisobanura. Uriya mutegarugori witwa Yvonne Damange yaravuze ngo hakwiye gusobanurwa niba ubutaka bw'u Rwanda busigaye bumira bwasama bukamira abantu. Nicyo cyonyine cyabisobanura. Biragenda bibyumvikanisha icyo bavugaga, kuravuga yuko bimaze gukabya. None ugasanga kandi icyongera gutera urujijo, ugasanga ababurirwa irengero ni abantu bakuru nkanjye nawe bari bamenyereye kwiyobora no kwitwara no kwicyura. Ntabwo wenda ari babana bavuga ngo ntazi neza iwabo yahashatse arahabura. Ntuzumva ababyeyi benshi barangisha abana ngo baburiwe irengero. None ukavuga utese iki kintu cyo kuburirwa irengero cy'abantu bakuru bitwara haba habaye iki? None ugasanga yuko birongera kujyana na ya mikorere twavugaga, yuko na wa muntu wagerageje gufata uburenganzira bwe kugira ngo abukoreshe, kugira ngo avuge ibitekerezo bye, bimugiraho ingaruka. Iko niko bigaragara kuri Innocent Bahati. Afite imivugo yarimo inyigisho nyinshi nziza kandi zikomeye, ku buryo umuntu nk'uwo nguwo bigaragara yuko hari babandi nyine babuza abantu kwisanzura mu bitekerezo. Biragaragara yuko
nubwo bavuga ngo yaburiwe irengero baba bazi irengero rye, baba bazi icyo bamukozeho. Nicyo gituma nta n'undi aba akwiye kubazwa uretse bwa butegetsi bwakaye amafaranga y'umutekano yiyongera ku misoro abantu baba batanze kugira ngo umutekano urindwe, ariko ugasanga nta n'umutekano uhari, ugasanga n'uwo mutekano wanze wabuze. Ikiro ni ikibazo gikomeye cyane. Numva icyo kivugaho, urabona abantu baratabaje, haba kubyandika ku mbuga nkoranyambaga, bikanyura ndetse no mu maradiyo, abantu babivuzeho pe. Icyo nashakaga kugira ngo numve, ubona ubutegetsi bwaragihagurukiye, bavuze bati Innocent Bahati yarabuze. Mwebwe mukurikirana imikorere y'ubutegetsi, mubona inzego zibishinzwe zarahagurutse, bigaragara ko icyo kibazo kuba abantu bafite impungenge imiryango y'abo bantu, mubona ari ibintu bahagurukiye cyangwa mubibona ukundi? Ngewe ntago nateganyaga ko bazahaguruka, kubera yuko nitwe twabuze aba bantu, sibo bababuze. Ni ukuvuga yuko twe ntituzi aho bari, ariko b'icyo kibazo ntibagifite. Twe dufite ikibazo cyo kutamenya aho Innocent Bahati ari no kutamenya icyamubayeho, ariko abuvuga izo nzego z'umutekano, izo nzego zakabaye zimushaka ntizifite icyo kibazo kuko ziza aho zamushyize. Aho rero bikazanamo ikintu cyo kuba none se bahagurukira ikizi, ntabwo bahangayitse nubwo twasakuza kuri bo nyine, wenda twasakuje cyane bwo bahangayika kubera yuko batinya ingaruka byabagiraho, ariko ntabwo ikibazo bafite ari ukumenya ngo abo bantu bari hehe. Egabo tuvuze ni abavuba, ariko ntabwo twaravuze ba Boniface babuze, twaravuze ba Gerard Niyomugabo babuze, twaravuze benshi babuze, bikagera aho ngaho nyine. Ahubwo twigeze gukomoza ku kibazo cy'ubwicanyi buvugwa mu maraporo anyuranye, abantu bakibuka Kizito Mihigo, ejo bundi umuryango wa Rwigara wibukaga Assinapol Rwigara. Izo ni ingero nkeya dufashe muri nyinshi zivugwa mu maraporo. Mwebwe mu ibintu nk'ibi ngibi mukabifata nk'ikibazo giteye impungenge, abanyarwanda bakwitwaramo gute? Ibibazo nk'ibi rero birimo ubwicanyi buvugwa n'amaraporo cyangwa abanyarwanda ubwabo bibonera, mwe mukabona abanyarwanda babyitwaremo bate? Bakomeze gusa babirebe, buri wese ategereje ko biba byamugeraho? N'iki kuko politike mwe muyitabira, mwayihagurukiye kuyikora imbere y'abanyarwanda, mushobora kuba hari icyo mwavuga cyakorwa abanyarwanda babyifatemo bate? Imyaka ikomeza ikurikirane, abantu bibereho gutyo. N'iki wabwira abantu koko ku kibazo nk'iki? Icyo nabwira abantu, ibibazo biriho tubona n'abanyarwanda babona byo birakomeye. Noneho iyo hageze kuvuga ngo hakorwa iki cyangwa n'iki umuntu yabwira abanyarwanda bakora, ngewe akenshi nkunda kugira umurongo nemera, umurongo njya nkunda kwemera, ntabwo njya nkunda gusaba umuntu gukora ibintu ngewe ntakora. Ni ukuvuga ngo icyo nasaba umunyarwanda none ahangaha uri i Kigali, ni icyo nanjye numva nakora ndamutse ndi i Kigali. Hano rero icyo nge nasaba umunyarwanda ni iki? Icyo nasaba umunyarwanda, icya mbere, umuntu ugiriwe akarengane ni ukujya hanze akakavuga. Twarebera ingero ku bandi bagiye bagirirwa akarengane bakakavuga, kuko iyo bakugiriye akarengane icyo gihe nta yandi mahitamo ufite, bakora icyiciro cya mbere n'icya kabiri barimo kugitegura. Abo twatanga urugero rw'ababikoze, abasenye bamazu hariya za Kangondo, bagiye hanze baravuga, barakomeza baravuga, ijwi ryabo turaryumva, nubwo abantu bakeka ngo ntacyo byatanze, ariko byaragitanze kuko ikibazo cyabo cyaramenyekanye, kandi buriya amajwi yabo afite icyo yakoze ku butegetsi, nubwo ubutegetsi burya nabwo ntabwo ari ikintu gipfa guhirima cyangwa gihinduke gutya, ariko bigira akamaro.
icyo nicyo cya mbere. babareye guce mu ijambo, hari ikintu wari uvuze uti nabyo ni burya kwiyoroshya no kudashaka gusaba wa mugana abandi ibyo utabasha nabyo nawe ubwawo ni umutima. Ariko ndagira ngo nkubaze, umutegarugori witwa Yvonne Damange uko yagaragaye avuga ibibazo uko abibona, avuga akababaro k'abanyarwanda uko akabona, abwira n'ubutegetsi uko abona ibintu byakosorwa, ntabwo ari benshi batinyuka kubivuga uko yabivuze. Areba ubutegetsi mu maso, ari mu murwa mukuru aho ubwo butegetsi bukorera. None se niba tuvuge umunyapolitike uri hanze we atabasha kubikora nk'uko uriya mutegarugori yabikoze ari imbere mu gihugu, byabuze uwo munyapolitike kuba yabwira abanyarwanda yuko niba uko Yvonne Damange yagerageje guteza akamo, umunyapolitike utabikora ubwe byamubuza yuko yavuga ko kugira ngo abantu bazagere ku burenganzira bwabo bafatira ku rugero rw'umutegarugori nk'uriya. Byabuza? Oya, ntabwo byabibuza, ariko ikintu kizuzanyemo uzanye urugero. Kubwira abantu urugero rufatika rugaragara ni byiza. Buriya rwose ubabwira urugero rwa Idamange nanjye turi kumwe i Kigali akavuga ati tugende rwose twajyana nanjye. Twajyana kubera yuko navuga ntari ku uyu nguyu we turi kumwe, ujye turi kumwe. Icyo ngicyo kigira burya imbaraga cyane. Kigira imbaraga burya umuntu uvuga ati tugende kandi turi kumwe, uwo muntu rwose umenye yuko muri kumwe muba mufatanyije gupfa no gukira ku buryo mushobora kugenda. Ushimangiye yuko uremeranya rwose na Idamange kuri wafungiye ubusa cyane rwose. Idamange ararengana ibibazo avuga, buri munyarwanda wese muganirira akubwira ati nanjye ndabibona ariko ngaceceka. Kandi si Idamange gusa, buri muntu uri mu Rwanda burya akavuga ibibazo uko arimo kubibona. Ikintu cya mbere kigutangaza ku banyarwanda benshi muganira muri kumwe mu gihugu, baraza bakakubwira ati buriya natwe niko tubibona. Ariko ku munsi wa none ushobora rwose gutanga ibitekerezo, yewe nabura butegetsi ukaba wabungura inama. Urabona nk'ubu ngubu uyu munsi bagize gutya, inzego zibishinzwe zikareka umutegarugori Yvonne Damange akisubira mu rugo rwe, akikomereza ubuzima bwe, akikomereza imirimo ye n'akazi. Ibyo bintu hari icyo ubutegetsi bwahungabanaho, hari icyo bwahahombera. Icyo kintu fasha ubwo butegetsi unabubwira uyu munsi. Buriya butegetsi yibaye bwumvaga byabworohera cyane kuyobora abanyarwanda rwose, kuko nk'uko ubivuga Idamange nta kintu gikomeye gifite uburemere burenze ibyo yavuze yarashigaje kuvuga ngo ibintu bya bindi wavuga ngo birakomeye ubutegetsi bwatinya kumva cyari byarangije kuvugwa. Hanyuma yaho buriya niyo batirirwa bucya ngo baze kumufunga, wenda icyo ntahamya cyo wenda no guhamya ngo hari abanyarwanda ngo bari kujya mu muhanda ngo urya munsi yugera, byo byari kuntungura iyo hagira bahajya. Ni ukuvuga ngo wenda icyo nicyo batinyaga, ariko njyuko aho mperukira abanyarwanda njye ndumva batari kujya mu muhanda. Noneho kuvuga ngo ese nyuma yaho ubundi kujya mu muhanda bakabikora mu nzira y'amahoro, nta kintu bangije, ntacyo bamenye, ntawe bahohoteye, bakajyayo bagaragaza akababaro kabo, ubundi hari ikibi, hari icyo bitwara ubwo butegetsi. Ntabwo mu itegeko nshinga ntiryemerera abantu kuba bahaguruka mu mahoro, nta ntwaro, nta bugizi bwa nabi, bakerekana akababaro kabo, bagasaba n'ubwo butegetsi ibyo bukwiye gukora. Ubundi ubwo butegetsi bubihomberamo iki? Ubundi nk'uko ubivuze itegeko nshinga rirabyemera, emwe n'andi mategeko nta mategeko abibuza, ariko ibyo bikorwa mu gihugu kigendera ku mategeko. Mu Rwanda hari amategeko ariko ntabwo igihugu kigendera ku mategeko. Ni ukuvuga ngo kuba biri mu mategeko ntabwo bihindura mu mikorere yabo. Aha rero niho twavugaga yuko nk'uko ubivuga ndabyemeranya nawe ko niyo bajya mu muhanda bakabikora mu mutekano,
ntibakabaye babibuzwa, ubutegetsi ntibwakabaye bugira ubwoba, ariko ubwo nanone si bwo butegetsi dufite mu Rwanda. Niho rero navugaga yuko gufunga Idamange niyo batamufunga, ntekereza yuko bukeye bwaho nta bintu yari kuvuga biremereye biruta ibyo yari yamaze kuvuga. Ibyo yari yavuze byari biremereye bihagije ku buryo nta bindi yari kurenzaho, ariko bwa bwoba butuma hari amakosa menshi akorwa n'uyu munsi, ugasanga ngo bafunze Idamange bakajya kumubuza uburyo no kumutesha umurongo, bamubeshyera n'ibyaha, usanga harimo kwa kundi bafata akantu bakagakuririza ngo yavuze ibi ngibi ngo rwose ngo yakabije, ngo ako wabirewe ukavuga uti ibi ngibi ni ukugira ni ugutera icyugazi no gukanga abantu. Hari ikintu mbore muco mujambo, hari ikintu mu kanya ukomoje uvuga uti mu Rwanda hari amategeko ariko ntiyubahirizwa. Biratuma tujya ku ngingo ibanziriza ya nyuma ijyanye n'icyakabaye ari ubutabera. Hari ubucamanza, kuri mwebwe imiterere yabwo muri iki gihe muyibona gute? Iyo mubona nk'umuntu avuga ati njyewe nitegereje ntabwo nzagaruka imbere y'aba bacamanza, sinizeye kuhabonera ubutabera, ariko mu by'ukuri se wavuga ko u Rwanda ari igihugu umuntu atagerageza kuburana? Niko abantu babyita yuko iyo hari urubanza ni ukuburana, umuntu akisobanura. Utekereza yuko ari igihugu umuntu atakwirirwa afata umwanya we ngo ajye mu rubanza aburane? Twebwe ku busanzwe muri iPad twemera kwigenga kw'inzego zigize ubutegetsi. Hano tuvuze inzego haba harimo burya habaho ubutegetsi buriya nyubahiriza tegeko bw'ubucamanza, hakabaho n'ubushinga nyine amategeko, ariko usanga yuko twebwe kuvuga ugeze ahantu ho kuvuga ngo iyo umuntu yumva avuga ngo ntabwo nzagaruka imbere y'uru rukiko kuko ntarutegerejemo ubutabera, babukwereka yuko urwo rukiko ni igikoresho cy'urundi rwego rwa leta. Ubwo ni ukuvuga ubutegetsi buriya bita ngo ni nyubahiriza tegeko cyangwa se executive. Noneho ugasanga yuko ntabwo bwa butabera bubaho kubera yuko urwo rukiko ruca imanza rudakurikije ibimenyetso rufite, ahubwo rukurikije amabwiriza runaka rwahawe. Aho rero koko ni ikibazo, ese koko ibijyanye n'amategeko mu Rwanda arakora? Ni igihugu kigendera ku mategeko? Umuturage yarenganurwa n'amategeko? Ntabwo icyo gihari, kandi icyo kidahari nibyo bivamo akarengane, nibyo bivamo umuntu avuga ngo kujya kwitabira urukiko ntacyo bimaze kuko ntiruntega amatwi, kandi uko bazaca urubanza ntabwo bizaba bitewe n'uburyo nireguye, bizaba bitewe n'uburyo turi mu ikinamico, niko abanyarwanda bakunda kubyita. Aho ngaho rero umuntu ahita atakaza icyizere cyo kuvuga ngo uwashaka ufite imbaraga yangenza uko ashaka, kubera yuko njye ntabwo simfite kirengera, kuko bwa butabera bwa bucamanza rwa rukiko rwakabaye rugira akamaro cyangwa se uburyo bwo kumurengera. Itangazamakuru bikamuvugira igihe afite ingingo. Iyo rero ibyo byose utabifite, urumva niho wa muturage asanga neza yuko yagongewe hagati cyane, adafite ubwinyagamburiro, noneho yashaka akavuga ati nta nubwo nzagaruka. Kandi ibyo twarabibonye, hari benshi babunyuzemo ntibagire icyo bakuramo. Ariko kuko ubundi igihugu kiramutse kibaye kitarimo ubutabera, ngira ngo no mu mwimerere wacyo biba bibaye ibindi biba bibaye nka cya kindi mu Gifaransa bita ko habayemo la loi de la jungle, aho urusha indi imbaraga ubushobozi ari we nyine utambuka, abandi bakaba ahubwo ashobora no kubakandagira akikomereza. None muri iyi minsi numvise n'abavuga ngo nakuna nubwo baribazaga ariko ubundi ngo ninde uyoboye igihugu, basa nkaho mu by'ukuri bavuga bati Perezida Kagame arahari ariko ntabwo tubona ariko hayoboye nde,
ibintu barabiretse bibereye mu bindi. Abaturage ko bataka, ugeze gukomoza ku bijyanye n'abasenyewe muri Kangondo, bigeze rwose kuvugira ku maradiyo mpuzamahanga bavuga bati rwose niba perezida wa repubulika agihari nadutabare rwose, ntabwo abandi bategetsi batwumva. Na n'ubu ngubu intangurane babonye ku makuru duheruka. Namwe icyo kibazo murakibaza muzi uyoboye, kuko niba muri abantu mukora politiki mutavuga rumwe n'ubutegetsi, murasubiza iki? Ninde uyoboye? Ni nk'uko bisanzwe byahoze mu myaka 3 ishize 4, cyangwa namwe mu byababereye amayobera? Nge mbona ikintu cya mbere umuntu yibaza ni ukwibaza ngo uyu munsi ni iki turimo kubona tutabonye. Kumwe wavuga uti noneho mbonye ikintu kidasanzwe, abaturage bati Perezida Kagame azaturenganure. Aho nabanza nge nkakubaza ngo niba uvuga ko atabarenganuye, nyereka abandi basenye bakabarenganura. Noneho ndahita mvuga nti Kagame ari hehe ko yajyaga arenganura abantu basenyewe, uyu munsi Kangondo bagasenyerwa bakamutabaza atazaturenganure, nkaba namubuze. Ku kibazo cyo gusenyerwa ubanza atari urugero ruri budufashe ku bijyanye na perezida wa repubulika, kubera ko ubwe yivugiye ko ahubwo ahandi ntabwo babasenyera gusa, ahubwo ko za tingatinga za kateripirari ziza zikabaterurana ibyabo. Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi za katapira zurazizi, za tingatinga uko bazita rwose, ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Akabigasekwa nk'akeza. Yes. Noneho rero ikiroti ese muri iPad mwibaza uti Kagame ari hehe, cyangwa se wenda byamugendekeye bite? Nge mbona yuko ubundi nge nkubwije ukuri, Kagame uko Perezida Kagame uko wenda navuga namubonaga kera, n'ubundi namubonaga nk'uku nguku tureba kuri ntuza kuri televiziyo. Donc uko namubonaga akenshi uko namubonaga, yaba ndi mu mahanga yaba ndi no mu Rwanda, akenshi no mu inshuro nyinshi nagiye mubona, namubonye nk'uko nabonaga Trump cyangwa Biden mbareba kuri televiziyo, atari ukuvuga wenda ngo twicaranye ahantu. So ariko noneho we nkaba kuva kera ngewe ni ikintu nakunze kubona, nkaba nari muziho umwihariko w'uko agaragara mu Banyarwanda gake gashoboka. Noneho bigatuma rero, kandi icyo gihe nta na corona yabagaho, bigatuma rero ku munsi wa none ahangaha uburyo navuga yuko mubonamo ni buriya buryo namwe mumubonamo. Of course niba mwemera ko mumubona, ariko hari ikintu gikomeye uvuze, yuko abantu bari bakwiye kuba bibaza bati twibaze niba hari byadakemuriye umunsi ngo ubundi se yakemuraga ibihe. Hari inama zajyaga ziba zihuriyemo nk'abayobozi, akajya baza buri muyobozi amubwira ati wowe kanaka kuki ibi byazambye, ukabona ko ari ababwira kandi ibibazo bitakemuwe. Ibyo ngibyo wenda uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ko bitariho. Urwo ni urugero rw'ibintu nibyo nanjye ibyo ndabyemera, ariko ibyo nanone yabikoraga covid nayo itarabaho. Icyo gihe na covid yari itarabaho, ku buryo ubu ngubu wenda nge niho mvuga ngo
hari ibyo atakoraga na covid itariho, ubu bwo noneho hakaba habaho ikintu cyasa nk'urwitwazo. Urwo rwitwazo gusa ntabwo rukuraho urwo rujijo rwo nanone, kugira ngo kino gisobanure cyo kuba imirimo, icyo navuga yuko icyo navuga lo minimum, imirimo mike ishoboka yakabaye ikorwa n'umukuru w'igihugu, yo ntabwo tumubona yikora. Ariko nkanavuga ngo tujye natwe tunabitekerezaho, dufite ukuntu tujya tubona abayobozi baza kuyobora u Rwanda, rimwe na rimwe ngiye nkunda kuvutekereza ntaba abantu bundi uko batuyobora biterwa n'uko baje. Uburyo bajeho ntabwo bazanywe, ntabwo baba baraje kutuyobora kubera ko tubakunda. Ntabwo abanyarwanda baragira amahirwe yo kuyoborwa n'umuyobozi bitewe n'uko bamukunda, ahubwo hari imbaraga akoresha bakisanga bayobora, noneho bagakina ikinamico isa nko kumukunda, bakitwara nk'abamukunda, bakamushuka ko bamukunda ariko babizi ko batamukunda. Noneho bituma rero iyo umuyobozi yaje nk'uko nguko, ntabwo abiri bene wa muntu usa nkaho hari icyo yitwaraho neza ku baturage, kuko ntacyo abasaba, bamutora batamutora azakomeza abayobore. Ariko ngarutse kuri kiriya wavugaga ku bintu bijyanye wenda no kuvuga ngo Kagame ngo ari hehe, njye mbona yuko icyo kibazo twibaza ubundi burya tujye twemera ikintu kimwe, turi mu isi, abantu bakunda kuvuga ngo nta gihugu kibaho nk'akarwa. U Rwanda rwo ntirwaba n'akarwa kuko nta nyanja rukoraho. Ubundi u Rwanda rwo ntidukeneye kuvuga ko tutarakarwa, buri muntu ureba arabibona, ntabwo turakarwa. Iyo rero tutarakarwa, njye ndavuga ngo dufite, ushobora no gutekereza, ushobora no gusesengura amakuru ufite, noneho akagira icyo akubwira. Uyu munsi wa none isi yose, iyo twandika abantu hari abajya bavuga iriya nama ya CHOGM, iriya Commonwealth, bizwi yuko ubu ntituri mu kwa kane, mu kwa gatandatu izabera mu Rwanda. Kandi aho yabereye bizwi ko umukuru w'icyo gihugu amara imyaka 2 ikurikiyeho, cyangwa se kugeza ku inama yindi izakurikiraho ari uri gucaringa. Ni ukuvuga mu yandi magambo abasa nkaho ari ukuriye bya bihugu 50 byo muri Commonwealth. Kuri njye ndavuga ngo niba isi ishobora guteganya yuko icyo gihe izayoborwa na Kagame, ubwo ndavuga negukabya, reka ne kuvuga isi ibyo bihugu 10, ni ukuvuga ngo bo bafite aho bamubona, kandi bo bayisanzwe babonana nawe kurusha uko Gilbert abonana nawe. Ariko niba barimo kwibeshya bakaba bateganya kuyoborwa na Kagame udahari, icyo gihe bazaba baribeshye kundusha, kubera yuko bo bafite inzego zihagije zakabaye zibaha ayo makuru kurusha izo mfite. Bafite inzego z'iperereza, bafite za ambasade mu gihugu, bafite ku buryo kuri bo bari muri position nziza kurusha iyo ngewe ndimo yo kugira ngo babone ayo makuru. Aho ndavuga iyo ni isi yose, noneho n'izindi forum zikomeye nanone nazo zo ku isi, nka za World Economic Forum, niba zigira gutya zigashyira kuri za website zabo zikavuga ngo zari kumwe nawe ngo hanaha ngo bahuriye mu nama ibi n'ibi, bo bakabikira kuri website yabo atari ku gihe. Hano ni ibyo ku gihe ntabwo nabitanga nk'urugero, sinatanga ku gihe, Kigali Today, Rushyashya n'ibisa nk'ibyo, kuko bene ibyo turabazi. Ariko niba haje inzego zigenga nk'izo za World Economic Forum, za televiziyo zikomeye nka za CNN zikavuga ngo zabonanye nawe, njyewe ndavuga ngo icyo nzi ko kuri CNN n'ahangaha muri Amerika ku rwego iriho, ureke na Kagame na Biden batabonanye, sinzi ko bavuga ko babonanye nawe. Wowe uri umunyamakuru uranabyumva kundusha, uzi reputation z'ibinyamakuru nka biriya n'ukuntu zikomeyeho. Ahubwo utanze ingero ntekereza ikindi, muri aya mahanga turimo hari igihe umukuru w'igihugu afata n'akanya akaba yakwakira n'abatavuga rumwe, ni ukuvuga bari muri opposition, ndetse akaba yakumva icyo batekereza ku bibazo bimwe na bimwe bijya bibaho rwose mu mahanga. nk'aya ngange njya mbibona umukuru w'igihugu hano yakiriye rwose n'aba bantu bari muri cya cyiciro bavuga cy'abaheza nguni, kuko iyo bavuze extreme droite rwose nabarabakira, ibyo ngibyo bibaho.
ahubwo utanga urugero y'uko wumva umukuru w'igihugu w'u Rwanda yahuye n'abo ngabo bayobora inzego cyangwa imiryango mpuzamahanga ikomeye ku isi, ahubwo mugani byari no kuba birushijeho iyo twumva n'urugero uvuga uti yakiriye n'umwe mu batavuga rumwe cyangwa abatavuga rumwe bicaranye ahantu babashije kuvugana, yewe ahereye no ku bari i Kigali, ngira ngo nacyo ubwacyo cyaba gifite igisobanuro n'isura nziza byatanga ku Rwanda. Wenda twizere ko hari igihe bizabaho mu gihe kitarambiranye. Mu kanya ndi bukubaze ku bijyanye n'icyo mutekereza ku kwibuka, kuko muri uku kwezi kwa kane twinjiyemo hazaba ari ukwibuka ku inshuro ya 27, ariko mbere y'uko tuhagera, ubwo nabashije kukubona nibyo uri perezida w'ishyaka IPAD umuhuza, ariko uri no mu bayobora muri iki gihe urwego nyunguranabitekerezo. Urwego nyunguranabitekerezo, urakoze. RBB, Rwanda Bridge Builders, ni umuntu abivuze mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ko rwose ni abantu biyemeje kubaka iteme ryahuza Abanyarwanda. Ikibazo rero ko ubwabyo byavaho ikiganiro, ariko ndagira ngo rwose mu minota 3-4 ube wasobanurira Abanyarwanda kubaka icyahuza abo bene gihugu. Umwaka ugiye gushira hafi amezi 11 urwo rwego rugiyeho, iyo nama nyunguranabitekerezo. Ni urugendo rworoshye uko mwarutangiye, uko mwarubonye, ese hari inzitizi? Hanyuma icyizere kingana iki ko intego y'iki gikorwa izagerwaho? Urakoze kubaza kuri icyo ngicyo. Nibyo koko dufite urwego nyunguranabitekerezo rwa Rwanda Bridge Builders, kandi intego yacu ni ukugira ngo abanyapolitike ndetse n'abayobozi baba abo muri politike cyangwa abo muri societe civile tugira ahantu duhurira, tuganire, nyine twungurana ibitekerezo nk'uko iryo zina ribivuga, tunareba uburyo ki twagerageza kubona kimwe u Rwanda rw'ejo ruzaza, tugira icyo duhurijeho twakumva ko tugiye guharanira. Utese ni ibintu byoroshye? Ntabwo byoroshye, ariko niyo mpamvu tubikora. Iyo biza kuba byoroshye nkeka yuko wenda twari kuba twarabishoboye na kera, ariko turimo kugerageza kubikora. Aha ndagira ngo rwose nkoresha iryo jambo kubera yuko nanjye ngenda mbibona yuko bitoroshye. Ntabwo byoroshye, turahura tukaba twaganira, tukungurana ibitekerezo kugira ngo turebe uburyo ki u Rwanda rw'ejo rwaba rwiza, kandi rukaba u Rwanda rutarimo ibibazo byaba ibyagaragaye ejo hashize cyangwa se byaba ibyo tubona ku munsi wa none. Ubwabyo ni initiative nashimira cyane abayobozi batandukanye duhura tukaganira, kandi navuga yuko icyizere kirahari. Icyo wenda ntavuga ni ukuvuga ngo ni ibintu ngo byakoreka mu kanya, wenda kuvuga ngo turi kubikora muri uku kwezi kwa kane ngo mu kwa gatanu tuzaba twabirangije. Ni urugendo, ariko nkavuga ngo ni urugendo ruri mu cyerekezo cyiza, kandi numva kuri nge numva yuko rutanga icyizere. Icyo wenda nasaba Abanyarwanda ni ugukomeza gukurikira ibikorwa bitandukanye tubasha gukora, kugira ngo aho bakeneye gutanga inama, aho bakeneye gutanga igitekerezo icyo ari cyose cyafasha babashe kuba bagitanga. Ariko icyo navuga ni icyo, initiative irahari nziza, ifite akamaro kandi yitabiriwe ku buryo bushimishije, kandi twiteguye gutangamo imbaraga n'umusanzu kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruze kuba ari u Rwanda buri munyarwanda wese yisanzuyemo. Tuzagira igihe cyo kongera kubatumira mwebwe muri ku isonga y'icyo gikorwa kugira ngo tuganire ku buryo bunonosoye, kwari kugira ngo ubwo nari nagutumiye ku zindi ngingo, ibyo nabyo nibura ugira akantu gato bivugaho. Tukaba tugeraho gusoreza ku bijyanye n'aya matariki turimo, turi mu kwezi kwa kane, niko kwezi Abanyarwanda bongera bakibuka, bakazirikana, bakunamira inzirakarengane zishwe muri jenoside, ndetse bakaba bagira n'icyo
bigira kuri ayo mahano yagwiririye igihugu ndetse bakareba n'imbere uko bakubaka igihugu banakwiyubaka ubwabo kurushaho. None ni ku nshuro ya 27 igikorwa nk'iki. Ukurikije uko imyaka yigira imbere usanga uburyo bwashyizweho n'ubutegetsi bwo kwibuka no kunamira inzirakarengane ubona ari ibintu bigenda bifasha abanyarwanda mu kwiyubaka, cyangwa hari icyo wavuga cyakorwa neza kurusha uko byakozwe kugeza ku munsi wa none? Gilbert mwene data. Jean Claude urakoze. Icyo navuga ni uko igihe koko tugiye kwinjiramo ni igihe gikomeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo mvuze ngo ni igihe gikomeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukubera yuko twibuka ibihe mu gihugu cy'u Rwanda hamenetsemo amaraso kandi menshi cyane, amaraso kandi menshi cyane. Bibiliya yo iravuga ngo amaraso ngo yanduza igihugu. Burya nubona igihugu cyamenetsemo amaraso menshi cyane ujye umenya yuko ni akaga gakomeye cyane. Kandi u Rwanda ni igihugu cyagiye kimenekamo amaraso ku bihe bitandukanye kandi akaza ari menshi, wenda icyenda n'akanaba menshi cyane kurushaho. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko uvuga uti tugiye kwibuka ku nshuro ya 27. Icyo nakongera nuko na nyuma ya 94 ntago mu Rwanda amaraso yarekeye kumeneka. Nicyo gituma ni ikimenyetso rwose kigaragara ko u Rwanda rwaranduye amaraso yamenetseyo ni menshi cyane. Hari aho ubaye nk'uvuga uti ariya ni amateka yacu, ngira ngo uba nk'ushatse kuvuga kugira icyo tuyigiraho, njyana nibaza niba gihari koko. Ese dusa nk'abigiye ku mateka yacu? Njya mbireba bikansiga. Mvuze ngo twigiye ku mateka yacu, sinzi icyakora umenya navuga amagambo wa wundi yavuze ngo icyo amateka yatwigishije ngo nuko abantu ntacyo bigira mu mateka. Burya nuzabona umuntu wigira mu mateka uzavuga uti nahuye n'umunyabwenge ahangaha, ariko ntuzabona benshi. Uzareba hari igihe utega umuntu amatwi, burya uzi ko hari umuntu muganira ukamusubiza, akaba n'umuntu mwaganira ukamwihorera. Burya ntabwo umuntu asubiza abantu bose, hari umuntu wumva byaba byiza umwihoreye. Urashaka kuvuga ko uwo wihorera n'utaguteza amatwi nicyo ushaka kuvuga cyangwa ni ikindi? Oya, si utaguteza amatwi. Gutega amatwi mvuga ntabwo ari ukumva amagambo gusa, no kugira icyo wiyumvisha ku byo ubwiwe. Nicyo ushaka kuvuga cyangwa ni ikindi? Ni ukuvuga mu yandi magambo, ubu nshobora kukumva urimo kuvuga, nakumva kurimo kwiyobagiza cyane, nkumva si ngombwa kukwibutsa ibyo wiyobagiza. Kuko ndavuga Jean Claude ibyo ari byo byose it's like kwiyobagiza ni nko kuvuga ngo ibyo nari mpereye kuri icyo cyo kuvuga kwigira ku mateka. Niho nari mvuze nti hari igihe ushobora kuganira n'umuntu kubera ko wumva yuko yanze kwiga udusomo tworoshye cyane, ukumva si ngombwa yuko ujya kumubwira ibyo utekereza kuko ntafite ubushobozi cyangwa ubushake bwo kubyumva. Kuki se ujya kubwira umuntu ibintu adafitiye ubushobozi cyangwa umwanya? Icyo nicyo nari nshatse kuvuga hano. Rero nari mvuze kuri icyo ngicyo kubera yuko mu Rwanda iby'igihugu cyanyuzemo, iby'abanyarwanda twanyuzemo, twese turabizi, kandi mere nka wa wundi uca umugani harabaye ntihakabe. Noneho ariko wari ugeze ku kintu cyo kuvuga uti ku buryo bikorwamo ku bijyanye no kwibuka no kunamira abo twabuze muri kiriya gihe. Iki ngiki ni ikindi kibazo ariko gifitanye isano nanone n'ubutegetsi dufite. Mu Rwanda twamye tugira ubutegetsi aho usanga yuko abantu bwagize uruhare mu kwica ntabwo bashobora kuvugwa igihe cyose bukiriho. Ibyo ngibyo sinkeneye gutanga amakuru, niko byabaye kuri Repubulika ya mbere. Abo bishe barebera cyangwa se bakagira uruhare mu kubica nta wigeze abavuga. Niko byabaye kuri Repubulika ya kabiri.
abo bishe cyangwa se bakicwa barebera nta wigeze abavuga. Ni nako bibaho kuri buno butegetsi bwa Kagame. Ahubwo noneho abo twebwe usanga abanyarwanda babona twigira ku mateka, usanga abashoboraga kuvuga kuri izo repubulika zombi ntibavuge, kandi hari abantu nk'uko nguko injustice nk'iyo yabayeho batekereza ko ubutegetsi bwa FPR aba burimo uyu munsi bavuga. Bakavuga ku marorerwa bakoze. Abari ku butegetsi bavuga ko ubwicanyi bwakozwe n'abo bavanye ku butegetsi, bo bakaba barahagaritse jenoside, bo bakaba ari abantu batumye igihugu gitekana, niko babisobanura. Yes, bo rwose bakoze ibintu byiza gusa ku buryo aho ariko nabizanaga, wumva ingingo nabizanagamo oya ndagira ngo tubwire niba nawe ubyemera gutyo. Ano uko mbyemera ko wumvise ibyo maze kuvuga already birakumvisha uko mbyemera. Nge uko mbyemera naye maze kuvuga ngo twamenyereye ubutegetsi butemera yuko abo bwagize uruhare mu kwica bakwibukwa, niyo mpamvu mbukuriye kure epfo iyo ngiyo mbuzana ku munsi wa none ahangaha. Nubwo dufite ku munsi wa none ahangaha mu kibazo cyo kwibuka, hari ukwibuka ariko kutareba abo bwishe. Urumva icyo nazanaga? Ni ukuvuga ngo abishwe n'ubutegetsi bwa FPR cyangwa se bwagize uruhare mu kwica ntabwo bibukwa, ariko icyo nari mvuze nuko uwo si umwihariko w'ubutegetsi bwa FPR. Niyo yari ingingo yanjye. Ni ikikwereka buryo kitumaze igihe kirekire u Rwanda ruyobowe nabi, none ugasanga yuko ubutegetsi already twamenyereye mu yandi magambo kuyoborwa n'inkoramaraso. Biroroshye gusobanura ibintu muri ubwo buryo ku butegetsi nk'ubwa FPR bushobora no kuba bwararokoye ubona icyo kibazo. Umuntu yararokotse arokorwa n'ingabo za FPR, ariko noneho icyo kibazo uri gusobanura ko nawe wararokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ku munsi wa none biroroshye kugira ngo usobanure ikibazo nk'icyo ngicyo kuri kugisobanura. Abanyarwanda bashobora kubasha kugisobanura cyangwa barakiyumvisha ukurikije uko ubibona. Biroroshye kugisobanura uri muri urwo rwego uko ndi kubivuga. Yego biroroshye. Biroroshye. Impamvu byoroshye nibyo koko hari fact ibyo byo kuvuga yuko FPR yaje igatesha bari barimo kwica mu Rwanda, kwica cyane cyane hano ndavuga interahamwe. Ibyo FPR yarabikoze, ko FPR yageze mu Rwanda hamenetse amaraso menshi cyane, kandi ku buryo tuzi neza yuko hari abanyarwanda benshi nanjye ndimo batishwe kubera ko FPR yahageze. Ibyo abashaka kubihakana n'abashaka kubizana ukundi baba bafite izabo mpamvu, ariko ibyo ngibyo nge mvuga n'ibyo nabonye n'amaso yanjye, si ibyo umuntu yambwiye cyangwa se ngo nicaye mu ishuri arabinyigisha. Oya, nibyo nabonye. Icyo ngicyo nicyo navugaga rero yuko abo ngabo navuga yuko FPR yaje voilà dizo bo mu bwoko bw'Abatutsi igahagarika ubwicanyi bwabakorerwaga, abandi kabarokora, uyu munsi bashobora kwibuka. Nicyo navugaga. FPR nayo igihe yazaga birumvikana yuko hari abantu buri ubwicanyi bwa FPR yakoze bushobora kujya mu byiciro, nabwo wenda mvuze nka bibiri by'ingenzi. Hari abantu FPR yishe rwose b'inzirakarengane, iraza abantu batekanye irabica nk'uko twagiye tubyumva mu buhamya butandukanye. Hari ubuhamya bw'abasivili, ni ukuvuga abaturage basanzwe badafite intwaro batayirwanya, badafite intwaro, aho yinjiriye ari za Byumba, ari za Ruhengeri, yica abantu benshi. Ibyo twagiye tubona ubuhamya bwabo. Noneho kugera muri Kigali n'ahandi nk'aho ngaho, navuga mu by'ukuri b'inzirakarengane. Ariko nanone hari abandi bantu nanone FPR yishe bari barimo kwica, babicanyi bafite imihoro, bafite impiri, bafite, kuko bicaga ari abantu kandi benshi cyane, bari benshi cyane. Abo ngabo nabo ni izindi nkoramaraso zapfuye, ariko ikibazo cyazo kinatandukanye na ziriya nzirakarengane. Aho ndagira ngo kijye cyumvikana yuko kubijyanye n'icyo bita guhagarika jenoside, byo
cyari igikorwa jenoside abayikoraga bari bafite intwaro kandi bari abantu babi cyane, babi rwose bihagije. Hano nicyo nari mvuzemo rero yuko ku bijyanye n'iki ngiki twari tuvuze cy'ibyo kuvuga ngo ese ngewe uko mbibona ni uko nguko nuko FPR kubo donc kubibukwa mu Rwanda none ahangaho mu bwoko bw'abatutsi birakorwa, ariko ziriya nzirakarengane zindi zo mu bwoko bw'abahutu ku bwanjye numva ko zikeneye guhabwa icyubahiro kandi zigahabwa agaciro nk'abanyarwanda barenganye bagapfa amaherere, bikaba biteye isoni ndetse ari ni ikibazo ku Rwanda n'abanyarwanda. Ntabwo ibyo byari bikwiriye byo kuba ari ibintu navuga yuko ibyabo nabyo bijya muri uwo mwijima ntibahabwa agaciro bakabaye bahabwa. Kuri njye nuko nguko mbyumva, so icyo nicyo kidakorwa. Navuga ko mu bijyanye no kwibuka cyo rwose ari ikintu ubundi cyakabaye gitekerezwaho kigakorwa mu mwanya wacyo no mu buryo bwacyo kandi kigahabwa agaciro mu gihugu cy'u Rwanda. Niba nagukurikiye neza ni ukuvuga ko ubona hari abibukwa bazirikanwaho kandi koko biranakwiye, ariko ukabona yuko hari abandi ubutegetsi bwirengagije. Uretse icyo ngicyo ubundi igikorwa cy'ubwacyo, uretse icyo kibazo werekanye, ariko ubundi imigendekere y'iki gikorwa yo nta bindi bintu wenda ubona byagakozwe neza kurushaho, kuko nka Yvonne Idamange nacyo kiri mu bintu yavuzeho anenga anavuga uko abona ibintu byakorwa neza kurushaho. Sinzi niba hari ikintu wenda wabivugaho nawe kibaye gihari. Uko byakorwa neza kurushaho byo birahari. Ubundi igikorwa cyo kwibuka ni no kureba ngo abibuka ni bande. Nibyo koko mu rwego rw'igihugu abantu baribuka, ariko ngiye kwibuka mbere na mbere mbona yuko ni igikorwa kireba abantu bibuka babo. Umuntu wapfushije niwe wibuka abantu be, wenda abandi bakamufata mu mugongo, ariko numva yuko bitangira ari igikorwa cy'umuntu ku giti cye, wenda mwahura kikabona kuba igikorwa cy'itsinda cyangwa groupe runaka. Hano rero kuvuga ngo ese ubundi ngiye numva byakorwa gute, numva yuko uko byakorwa kose kugira ngo bigende neza ni uguha agaciro n'ibitekerezo by'aba abantu bibuka babo. Kwa kundi mwababaza mutese bikorwe gute kandi bigende gute. Nicyo gituma abantu nk'abo bayidamange kuri njye numva bakwiriye guhabwa ijwi ryabo, bikwiriye kumvikana. Ariko nimvuga Idamange ndashaka kuvuga muri rusange n'undi ufite uwe yibuka, kugira ngo bahure baganire batubundi bikwiriye gukorwa gute. Icyo nicyo mbona niryo jwi ryabuze, n'urwo rubuga rwabuze rwaho abo bantu babiganiraho. None ngewe none mbaye nk'umwe muri abo subundi mbona bikwiriye gukorwa gute. Ikintu cya mbere nabonye ni uko bikwiriye gukorwa mu buryo bwa kubaka umuryango nyarwanda. Kwibuka hari ukuntu birangira abantu byabashenye cyane. Nibuka tukiri nk'abanyeshuri kuri kaminuza, hari groupe twagize tukajya twicarana tukaganira harimo urubyiruko rw'abahutu n'urw'abatutsi, tutese muri biriya bihe tukabiganiraho. Noneho nibuka yuko hari abatubwira ati rwose biriya bihe iyo bigeze ati ngiye numva nava mu Rwanda rwose ngashaka ahandi hantu mba nigiriye. Wabitubwiraga yari uwo mu bwoko bw'abahutu. Ni ukuvuga ngo icyo gikorwa uburyo gikoramo gituma yumva yabuze umutekano. Mwari mu kigero cy'abantu navuga bari bakiri bato badafite aho bahuriye no kugira uruhare mu byabaye. Rwose. Wenda hanyuma ariko bigaterwa n'iki kugira ngo yumve afite icyo kintu kimeze nk'ipfunwe kandi ntaho ahuriye, nta ruhare rw'ibyabaye, ukabona biterwa n'iki? Erega buriya reka nkubwire ibivugwamo hari ibivugwamo wenda byo bigoye, hari ibivugwamo wumva yuko bikwiriye kuvugwamo, hakabamo n'ibindi wumva yuko hari imvugo abantu bakwiriye kuba bagenda buri gihe bagorora, kuko burya imvugo nizo zonona n'igihugu. Niyo mpamvu twavugaga ikibazo cy'abanyapolitike bajyaga hariya bakavuga amagambo atwika. Ahanini nk'icyo babaga bavuga ni nko kuvuga bati hari ibintu bavuga ukumva neza ijuru rirakugwiriye. Ariko tuvuge n'ikindi, abo twiganaga cyangwa se twabanaga
nubwo uvuze ngo bari batoya ntabwo twari bato cyane kubera yuko hari ababaga muri icyo gihe ari bakuru bafite imyaka 18 kuzamura muri iyo myaka y'umuntu yabaga azi ubwenge noneho ho hazamo za elema nyinshi muri abo ngabo babaga nabo bafite ibyo babonye kandi bitari byiza buriya mu Rwanda buri muntu wese wo muri iyo myaka nk'iyi yacu nk'iyo yawe afite ibyo yabonye kandi bitari byiza uruhande yabiboneyeho urwo ari rwo rwose byaramunonye yayibona ku ruhande rwa victime yayibona ku ruhande rwa je ne sais pas quoi rw'indorerezi nta nicyo yakoze ariko akabona ibintu byabayeho niba icyo gihe yari afite umutima uwo mutima warakomeretse kabone niyo ntacyo yaba yakoze ku buryo n'uyu munsi bamwe ugiye kubivuga nta nubwo bivuga wenda ngo umuntu abangamirwa kubera icyo yakoze oya ushobora kubangamirwa kubera icyo wabonye gusa nta kintu wakoze icyo niho haziramo ikintu gikomeye cyane gituma noneho muri kwibuka dushobora no kuganira kugira ngo nubwo mfite akange kababaro ariko nibuke mu buryo nawe bukuzirikana cyane niba mufite intego yo kwibuka ariko mushaka kubaka n'igihugu niba nshaka kwibuka ariko nshaka no kubana nawe nicyo ngicyo nge numva kiburamo nkumva yuko icyo gihe ku bijyanye no kwibuka nta kintu kibi kirimo cyo kuba abantu babiganiraho cyane cyane cyo kuvuga ngo ni gute twakwibuka ariko twiyubaka kandi nkakumva nawe ukanyumva noneho ku buryo twakumvikana ku buryo twabasha kubikoramo icyo ngicyo rero ntaho kiraba mu Rwanda urebe n'igitangaje buriya natwe mu mahanga cyangwa n'abanenga ubutegetsi nabo ntabyo barakora noneho ngo bavuge ngo twebwe twabigezeho ngo wenda mu Rwanda ngo niho hari ikibazo buriya naho nureba uburyo bikorwamo ushobora gusanga hari groupe ukwayo cyangwa organization ukwayo yagize ukuntu ibitekerezaho ariko mu buryo buhuriweho ntabwo aho turahagera noneho ugasanga rero yuko ubundi ni ibintu bishoboka bikaba byakorwa ariko nkeka yuko burya nubwo tunenga ubutegetsi hari ibyo tunenga butakoze ariko ugasanga wenda natwe kuho tubasha kugira influence ntabwo turabikora kuri nge neho nzanamo ingingo yo kuvuga ngo ubwabyo ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa gikomeye cyane iyo kiba kidakomeye ngewe nawe twari kuba duhura tukabikora ariko kuba tutabikora nukikugaragariza yuko haracyarimo indi ngingo tugomba kuganiraho kugira ngo turebe uburyo byakorwa neza kurushaho nubwo buri wese afite uko yakwibuka abe kuko ni ibintu byumvikana ari naho bitangirira ariko noneho no kuba abantu basangiye igihugu bashobora no kuba icyo kintu cyabahuza kuko bose gifite ukuntu kibareba mu kwibukira hamwe mu kunamiriza inzirakarengane bumva ko ntawe kireba kurusha uwundi bose kubera ko bafite uko cyabakozeho wanabisobanuye si ikintu kibanze nacyo wenda cyakabaye cyakorwa nk'intambwe irenze wenda kurusha sinzi niba ubu ngubu ariko bikorwa ntabwo ariko bikorwa kandi nk'uko bivuga ni ibintu ubundi byashoboka ariko burya ntabagendana batavuganye buriya no mu buzima busanzwe niyo twaba dufite indi gahunda iri buduhuza ni uko tuba twayiganiyeho tugafata telefoni tukaganira tuti uyu munsi nge nawe twahuye ku wa gatanu ku isaha twavuganye kuko twabivuganye turabipanga natwe ngatekereza yuko nk'uko ubivuga nk'abanyarwanda kureba buryo ki twakwiyubaka buryo ki ari amateka yaje akaducamo icyuho twayakoresha mu kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ndabyemera cyane ko twabikora kandi n'ibikorwa byo kwibuka tukaba twabikoramo ariko ibikorwa byo kwibuka nanjye ubwanjye untumiye mu bikorwa byo kwibuka tutateguranye ntabyo nazamo kubera yuko hano nivuga ngo tutateguranye wumva icyo nshaka kuvuga kubera yuko ahantu nanjye nshaka kuza muri iyo mihango nyine no kugira ngo tubanze kumenya ngo iyo mihango iteguye gute kuko impamvu nitondera uko iteguye ndayikubwira imihango iriya mihango hari igihe isenya abantu kurusha uko ibubaka
twagize igihe gihagije cyo gusenyuka, ntabwo dukeneye kugenda twi-expose ahantu hose kugira ngo hatwonone. Nimba ivuga gutyo nge mbizi neza cyane, mu Rwanda nagiye mbona imihango yo kwibuka ihinduka imihango yo guhahamuka, abantu bagahahamuka rwose ukabona yuko ibintu byacitse. Ni ukuvuga ngo urwo ni urugero rumwe rwo kwibuka kwakozwe mu buryo mu by'ukuri butateguwe neza. Nahangaha rero kavuga uti ese mu rwego rw'igihugu abantu ntibashobora kugira uburyo ki bahura bakibukira hamwe kandi rwose bikaba ibintu byiza, ukibuka uwawe nkibuka uwanjye kandi bikagenda neza? Ibyo bintu birashoboka, nta nubwo bigoye. Icyo bisaba ni ikintu kimwe gusa, ni ukubiganiraho. Kubiganiraho ni ukuvuga ngo ufite uwawe nanjye mfite uwanjye, twabigenza gute? Ni gute wamwibuka mu buryo bugufasha nanjye nkibuka uwanjye mu buryo bumfasha, kandi tukabikora turi kumwe? Twabikora rwose, ngiye numva yuko ari ibintu bishoboka kandi ntibigoye. Icyabuze ni kimwe, ni ukubiganiraho. Nihagira ukubwira yuko abantu bahuye ngo babiganireho hanyuma bakananirwa kugira icyo babyumvikanaho, ngewe naba ntabazi, ariko ngewe abonzi bagerageje kubiganiraho bagira ukuntu banabyumvikanaho. Kuri nge rero nanjye navuga yuko nemera yuko mu rwego rwo kubaka umuryango nyarwanda, abanyarwanda bakwiriye kuganira kuri ntuza. Reka ngisobanure muri buno buryo. Burya buri muryango, nimvuga umuryango wumve sosiyete, buri muryango uba ufite ibintu bijya biwutanya ukagira n'ibiwuhuza. Kugira ngo umuryango ubeho uyu munsi n'ejo hazaza ndetse ubeho neza kurushaho, nuko bagerageza kureba bya bindi byabatanyaga bakabihinduramo ibibahuza. Urumva ku ruhande rumwe rwari urutonde rw'ibibatanya, ku rundi ruhande hakaba urutonde rw'ibibahuza. Umuryango rero ushaka kugira icyo ugeraho no kubaka igihugu kugira ngo kivemo ko igihugu cy'abantu biyumva ko bari kumwe, nuko bimwe mu byabatanyaga babyimura bakabizana ku ruhande rw'ibibahuza. Aha rero niho hashobora kuba, niba kwibuka kwatanyaga abantu, bashobora kugihinduramo ikintu kibahuza. Icyo gihe hazamo ibyo mu Cyongereza bita resilience. Resilience ni ntuza, navuga ni wari wabona elastique iyo abantu bayikuruye, urayikurura ikamera gutya, iyo uyirekuye bigenda gute? Irongera ikaza, ukabona irongera nyiriya ni resilience. Ni ukuvuga ngo ntabwo elastique uyikurura ngo icike, ahubwo urayigira ikongera. No muri sosiyete rero mu kuyubaka birashoboka ko nubwo sosiyete nyarwanda habayemo gukurura ku buryo wavuga uti igiye guturika, hajemo hari imikorere ishobora gutuma yongera igasubirana kandi abantu bakumva babanye mu mahoro. Ibyo birashoboka. Ngero ndi mu bemera yuko ibyadutanya byose dushobora kwicara tukabiganiraho, noneho tukavuga tuti ni gute twabihinduramo imbaraga ziduhuza, tukaganira, tugahana ubuhamya. Twebwe muri iPad umuhuza nicyo dukora. Akenshi tugira igihe tugahura tukaganira, buri muntu akavuga ibyo yanyuzemo, abandi bamuteze amatwi, abandi kandi rwose baba bafite wa mutima wa kimuntu wo kugira ngo bakire ubuzima bwe n'akababaro ke bamwihanganishe. Yarangiza undi wanyuze mu bitandukanye n'ibyo akavuga tukamutega amatwi, tukaza kurangiza twese tubona yuko bya bibi twanyuzemo dushobora gufashanya, kandi tugaharanira yuko u Rwanda turimo kubaka cyangwa se tugiye kubaka ruzaba u Rwanda rutuma abana bacu batongera kubinyuramo. So nicyo rero navuga yuko kwibuka nabwo ni umwe mu buryo bushobora gufasha kuza ikintu kikaba ikintu cyahuza abanyarwanda kuruta kubatanya, ariko byabanjijwe n'intambwe yo kubiganiraho. Kugira ngo ushimire cyane kandi nshimire n'abadukurikiye yuko bateze amatwi ubutumwa, uko washubije ibibazo twagiye tubaza, tunabashimira yuko bihanganiye, yuko bashobora kuba bagiye bumva urusaku. Turi ku isi, ntabwo turi ahantu hatuye abandi, turi ahantu hashobora kubera ibikorwa.
ntabwo dushidikanya ko abantu bagerageje kwihanganira ibishobora kuba byagiye bibabangamira by'urusaku. Ngushimire cyane, uri perezida w'ishyaka IPAD umuhuza Gilbert Mwenedata, wakoze cyane rwose kwigoma uyu mwanya wose kugira ngo tuganire, tukubaze, udusubize. Hari ibyo twanyuzemo twihuta, tuzabishakira ikindi gihe. Twaganiraga rero uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turakwifuriza ibihe byiza, naho ubutaha. Jean Claude, nanjye ndabashimiye kandi ndashimira abantu rwose bari badukurikiye muri kino kiganiro, nakomeza kubifuriza umunsi mwiza, ndetse nabifuriza yuko ibihe tugiye kwinjiramo ari abazaba bari muri gahunda zo kwibuka bazakomere mu mutima kandi bakomeze guharanira kwiyubaka no kugira ngo ejo hazaza habo habe heza kurushaho. Murakoze. Urakoze cyane. Abadukurikiye rero mwese turabifuriza ibihe byiza, nakagaruka.